mukobwa ariye ko namubona ari mu cyumba kukumbwira nk'ubu mukobwa yaraye koko ntabwo uhora cyavuga cyose ari igihe adataha ariko ibyo ni ibiki koko biba muri uru rugo ntabwo ajya atanu ujye uko utajya ubimbwira nangaga kumumenera amabanga mabuja nawe rero nawe murafatanije imbere genda ntamuhamagaye nubwo uyu muhoro uriya mukobwa yitwa ngo atemanga ibiti ugasanga arawita fifi kirakiri uyu muhoro sha kuko uyu mukobwa ngiye nzamugire ne ko ubu ngubu aba yareye mu bagabo cyangwa nze muhamagare ndebe numva ahantu arerereje mana uyu mwana agiye kunsaza koko mana nyagasani boro kubyo kumamagara byagenze gusa ugiye he ko ndeba amabuno wayaziritse turi kuhandi i Kigali kureba muhoza ngo nyumvira nk'ubu ngubu na telefone yayo kure ubu uyu mwana agira ubu nzi yaho hejuru y'umwana koko mana telefone yayo kure ubu se none ndamushakira he ubu se yaba yagiye kwa Makariza yaba yagiye he koko cyangwa yagiye muri babagabo biwe reka njye kumushakira mu baturanye ndebe cyo none uri yanda kimena umutwe ufashe ububuno urabuziritse se kubyukanye umushi uri kuvuga ute nasaraye uvugujwe igira ujya muri kujya muri karamba kubisurushye akirya mu rugana yese ugiye kuri akase tutanye gahunda nese nindi uribwirwa nuko nanjye ngiye genda mva mu maso ugenda urasaba iki urabayiki abayiki amajyo akiriwe kuri mfashe mama byose Sete uri hano numvaga ko wenda hari ahantu wagiye byose wagize ni se safari niki bite se mbwira ahubwo mubirikize buriya ejo nimugoroba uzi ko wankojeje isoni ahubwo se ubwo zone zikiza uboneka iki wankojeje isoni pepe kirakirona gakitashyushye icyo kirori ariko reba ibintu bawikora nikora se nikoze iki uzi kwikoreshwa urimo urarya urafata ibiryo ukarya ukanja mukarya kuri hano utajya urike wari ufite umururumba w'iki kimwe uhuze umubyeyi cyari kirara cyanjye none se yabayikize yakoze gisidase yagenze biteguye yagenze gutema mama kirikira ibiniki ko migambi mwana wanjye none se yabayiki kutavuga nyine tubwire nyine uza ari kutubwire yireba imodoka zamugonze se byagenze bite imisa atari mu rugo namuhamagara telefone nicemo cyamuda cyamugo muhamagara mwumve wamuherukaga wowe se nagukora turi kubi cyangwa agiye kureba se none se nimugoroba ntabwo twari turi mu rugo uzi ko wankojeje isoni nawe se sinjya nteka mba umuntu utuye muri celebration wabona ibintu bidashyushye ari ntabyo bishyushye ariko wowe warukeye nta muntu ngewe natinye no kugaragara ahubwo ngo batavuga ko ndi mama wawe ibintu bikoraga ngiye byanteye isoni se ziki ntabwo uri mama ureba kurya nyine kuri imbere y'abantu umuntu w'umusore ungana nkawe ukeneye no nese babizanye ngo mbibasubize babizanye ngo ibiryo biraribwa ibiryo biraho kurya ariko cya kiro cyari gishyushye byari bishyushye ariko bakabije ni gaspillage y'ubusa ese kutubwira ngo hago umwana we yagiye uzankorera usanga ngo ni gaspillage usanga urasonjesha abantu ibiki nibiki ku kirori cyanjye oye wowe nzakora ibikwiriye hela wowe ahubwo bazarya nava no mu ntebe ibintu byose nkabisandaza sete nanga imakabyo yawe urakabya ibintu byose babigize ngiye mbonye abantu batangiye ibintu iki kintu kivuga iki kihozo amaze iminsi atari mu rugo namubuze nase yagiye amagi warageze tuzi tubwire Jozo se yagiye mu cyo rurara nubwo rwara umwana waje narubuze nguki tuzi tubwire Jozo se yagiye di tuzi tubwire Jozo tuzi
kamuhamagare tuza reka muhamagare nama yituvuze kumuhamagare tuza reka muguhamagare majyo sinzi kukibona amaze imeze ngihamagara fone yagiye yikuye nama yitari nese reka tumuhamagare mayitariho none mama uriya ni ibyishimo byinshi rega hariya nisangaga kumana numiwe nisangaga uriya wese hariyo uri uhazi cyane bari abantu ko ari bashyashya Yesu ura wataye uko si ba mwana wawe Yesu ura ntabwo wari ubizi ko ari ba mwana wawe uriya se muziranye he ba mwana gute sobanurira mana yangaza nizizari umwana umva mama giho tuza tuvugane umva wakinwe umva magiho ubungubu agihozo twari turi nimugoroba ahubwo njyewe namubonye hagaranye na seti muri ka kajoro dutahana muhoza yahagaranye na seti cyangwa kumena kaseti twashakira kwa seti ko atariho yabaye kuveje ikirori cyarangiranye ntabwo yagarutse mu rugo kuyeho saa tanu zireze zigera araga ngukuna kakaba karigize pfizi y'umurengera sister muri iba neza neza nitwa Bigabo naje gukora muri kano karere ka Kamonyi hano mu nganda mu cyane cyahariwe inganda nakoreraga muri Gasabo nababaza nandi gushaka inzu yo gukodesha sinzi niba mwamfasha mu kanyaki kwimukira ina inzu yo kwimukira mukaza gutina kugira ngo yegere akazi je nandi kwihuta ndi kujya Kigali rero ma contact zawe ndaguhuza na musaza wanjye agushaka inzu ni ubimenyereye okay asante murakoze kandi kwa nimero kanje ndaguhamagara urampuza muri ya murakoze ego namwe bari kumwe nta handi twamushakira atari kwa seti nimukora bari bamufatanye mbona bagwanyemo bavunganye bukwasi mbese bari bafunze akaguni kanya ko twabonye sobanza batana kakandi igambe ntuzagare kwa seti ugenda undebere niba ari kwa seti umva mu magiho ubu tugiye kujya kwa mama Kalisa kuko afite umukobwa witwa Nana ni inshuti ariko uzi ko hararanye na Nana tumushake nituvayo tujye kwa seti sibyo kuri mufashe urugendo mufashe ntabwo Kigali nkigiye ntabwo ibi bintu nasiga twagiye kimwe biteye tugende oya twagiye tugende turabanza kwa mama Kalisa cyangwa seti mama Kalisa kaseti ko wasanga ukagiye no kubungera tugende mufashe nuko wese genda mu rugo akiri mu rugo cy'atamuru umusaza wanjye amamagara uraho neza papa Nana muraho neza turaho rwose turaho mumeze mute n'abana na madamu mukomere wabaye iki se ni ukwihangana si ubona nka mufite ikamwa twirutse ntabwo tutagize no kwa seti nawe tubaze turebe wa seti wasanga wenda yewe yaba ubu ngubu nibwo aryoshye turaho byagenze gute se
Yego ni geto. Katubaze no kwa Seti wenda wasanga ko Fifi yavuze ari Komere. Baseti. Neza. Aho neza. Yego. Muraho. Ese ko ari rabaye. Ikibazo twamubuze nabara ikibazo. Wowe iki? Ikibazo twamubuze. Yewe umwana w'umukobwa se muri geto wa muntu we biroroshye ni ikibazo yo yewe nta kintu nakwiba musaza wanjye ngifite rwose urebe ukuntu wamwohereza ariko nawe mubanze muvugane ba David narabirukanye bitwaye nabi umugabo arabirukana ubwo rero urabanza umuhane rwose azaza ameze neza azi icyo aje gukora yego umubwire yitegure rwose nta kibazo ni umukobwa wanjye nta kibazo rwose yewe ndabasuhuza namwe musuhuza abandi musaza wanjye rwose Imana ishimwe pe Ikibazo twamubuze kuva ni mugoroba ubukwe bwawe rwose twamubuze no kwa mama Kariza kuko hari umukobwa wawe twara Deje w'inshuti ye naho araduhakaniye ubwo tuvuye kwa Makariza bitatuza hano naho ari hano so ubwo ari Fifi mu mushiki wanjye yambwiye ngo yamubonanye na Seti ntawaraye hano base wari wamubwiye agasohoka kaza tugatakuzi koranga nkorera amarira mu rugo rwose ariko gusa nzi ko amakuru y'ibyo nari nyafite na Yesu ko yavuze nkorera amakuru mu ntabwo nande ari muri inzu ugenda biza ari muri Mama Kariza yarimbwiye ko yagiye Makariza se ahise guhamagara yampamagaye nyine arabimbwiye hano bakurenze z'ikintu baje koko ari babi nawe narinzi kuri umuntu w'inshuti tuje dusanga utagiye kugenda nawe maze umukobwa umara kuriya ni uri kuriya umve madamu we n'umukobwa wanjye kandi ko ari muri iyi nzu yawe musore umukobwa wanjye oya reka tugende biri muri uru rugo ndabizi umwana wanjye ari kumwe n'umuhungu we reka nkubwire rero umukobwa wanjye ari muri niba arimo rwose akora iki se akora iki bari basi ngo ndi kubafana nayo ndi kwicinya icyara aho amafaranga kubise haroroha kweri mwanzara agapfa adatunze ikofi muzamubona mutubajije twamugire nyine twari twarabimugaranze kureka musaza wacu ndaje mamagare sisiteri muhaye amakuru ko Gyozo yaho bagiye bamubuze ubudisi kiri gutoragura amashashi nashaka arya n'imyanda nashaka yambaye n'ubusa n'ubundi yarindaye ntabwo twari tumukeneye mu muryango wacu mereza umwana wanjye akora iki nyine hano ari kumwe n'umuhungu wawe umva reka mubwire mu nako mama niba ariyo mico muzanye nahaye kuza muza kutubeshya no kutubeshyira ubwo niba ari umusoro bakunyeretse bambwira yuko uri umuntu w'inshuti tukubona nk'umuntu n'umuhungu watangiye kuza ajya kunywera umukobwa umusomore usoma umwana wanjye bagira inama iki hano kuri polisi mujye kuri RIB cyangwa mujye kuri polisi umuntu ugana kuri wundi bamushakisha
umubyeyi ra wamuhamagaye kuri telefone ukari yawe ukamubaza seti ntawe uhari ntabwo uvangata ese ko Fifi yavuze ko yabonanye na Seti nimugoroba niba bamubonanye se Seti yaje araza akora ibyo akora arangije aragenda ntawe bazanye ntawe nabonye ko Seti yaraye hanagiye amukanya Umajyo tujye mu rugo uyu mugore n'umugore mugenzi we yarambeshye ngo nijute ko ibintu babona wasanga ubona waharaye rega tuje kubaza wibashinza ko we hari tuje kubaza none niba adahari ntawe uhasha kuko nawe ni umubyeyi nawe akombe noneho turebe yana Maria reka nkubwire tujye gushaka muri bashuti bandi hari gihe twaba mama Seti umwana wanjye ari muri uru rugo njye nawe uri mu rukurira nawe uri mada wambaye umwana wanjye mama Seti bamubwira wa mugore we ntuzanagarukire no mu rugo rwose ubwo bucuti bwawe ushaka buhagarare mama Seti ubu rero migambazi ngo kujya i Kigali ndabire kuri site yari yampaye aya makuru meza nk'aya nayarara ntayabwiye sisiteri asha kare kubwira ko Celestin yadukoreye umuti yamuhobagije Hangane araboneka ndabyizera gute araboneka reka tuze no kwa mama Kariza wasanga yaharaye umwana wanjye mama Kariza waramutse neza mwaramutse yego uca mu majyi amajyi we ihangane Gihozo sabaye amajozo ahubwo Gihozo nawe araho wawe oya pe tubwire bana umwana wanjye wamubonye basi ukambwira turabizi ko ari inshuti na nana tubwiza ukuri niba ari mu rugo umuzane avugane na mama we ariko mureke gutesha abantu umutwe rwose nyambabere basi uyu mugore ndabizi ashobora no kumbishira n'umwana agenda abizi niba ari wambabare ukabibwira ubu nawe mfiki na mama Gihozo twamubuze kuva ejo ikirori cyaba kugeza iyi saa 5 Gihozo ntabwo araboneka nta makuru mfite pe nzi ko akunda kuzanga kuko wambabariye ba mama ukambabare ukashakira umwana wanjye amakeza rwose dukinisha muzane rwose muzane vuba rwose tubabare umubyeyi dore amaso yatukuye harimo ararira ni inshuti na Deje muzane rwose babonane rwose ahone na nyina nese ko mbona mumeze nk'aho mwenda ariko muzane bavugane mwana nana se ntabwo bari mureke nigire ku kazi mureke nigire ku kazi wasanga no mu nzu ya Debera ukunda Musore umubyeyi atababaye ubera basi ukambwirana umwana wanjye musore umubyeyi atababaye ubu se arimo araseka none se ntabwo navuye mu birori ngataha none we inshuti ye suri inshuti y'iwabo none se twaratahanye ahubwo amaze iminsi nana bakungitse nyine ahantu umwana wanjye tubwireho nyine Gihozo ari nyine we mumbabarire mutanahenza akazi nk'ukuntu ari umugombe Amajyo ugenda ujya kundebera amafi dore cyane ni harugu n'iki kuramba umukobwa araza kutishira ko twigende kumwe ariko araboneka